Bakunzi ba MTV turabashuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo. Mukomeze kumererwa neza, abafite ibibazo bitandukanye, abarwayi, ababuze ibyo kurya, mbese muri rusange wowe uzi ko utorohewe ukomeze kwihangana, wegere Nyagasani niwe ushobora byose, kuko iyo ugiye mu bye nawe ajya mu byawe akakwereka inzira, ariko nubwo yakwereka inzira nawe ugomba gushyiramo akawe kugira ngo ubone icyo wifuza. Icy'ingenzi ni ukudacika intege ugakomera muri wowe. Mukomeze rero kugira impagarike n'ubugingo, dukomeza ku nkuru zacu twabateguriye uyu munsi. Nakundanye n'umuhungu, turakundana, ariko nubwo twakundanaga nari mfite umwana nari narabyaye hanze, ntabwo nigeze mbimuhisha, narabimubwiye, kuko uwo mwana nabanaga nawe yaransuraga akahamusanga, ndamubwira nyine uko byagenze arabyemera. Ariko ikintu cyantunguye kikatuma numva nkunze uwo mugabo cyane, yankundiraga umwana akamukunda nk'aho ari se, kandi se wamubyaye twamubyaranye ntabwo yigeze ankundira umwana. Ni nayo mpamvu byatumye numva uwo musore mukunze cyane, ansabye ko tubana. Numvaga ko ntazashaka umugabo, ariko yansabye ko tubana, mpita mbyakirana yombi, mbyumva vuba bitewe n'ukuntu yankundiraga umwana, nkumva ko yankunze uko ari. Twarakomeje rero tuguma mu rukundo, tuza kugera igihe cyo kubana nk'umugabo n'umugore. Urumva twari muri fiyansaye, tugeze mu gihe cyo kubana n'umugore, ubwo twaciye mu mategeko turasinya, noneho tuza kugera igihe cyo gukora mariage yo kubana akaramata. Umugabo ku munsi wa mariage tuvuye mu rusengero arambwira ati sheri ni karame, ati umwana wawe ntabwo uri bumuzane mu rugo. Ndamubwira nti ngo iki? Ati umwana wawe ntabwo uri bumuzane mu rugo, kuko ntabwo nigeze mbibwira ababyeyi banjye, nta nubwo bazi ko ufite umwana. Ati uzarindira mbanze mbicaze mbibabwira, ati mbibabwiye ntabwo bakwemera kubana nanjye, kandi urabizi ko ngukunda. Inshuti zanjye ntababeshye nahise ncika intege, numva n'ikanzu y'agatimba nayiyambura. Nibwo negereye Marene ndabimubwira, muri cya gihe tuba twicaye kuri aritari, nta guseka nta byishimo, mbese nacitse intege. Ngira Marene nti rero uyu mugabo nubwo tubanye ndi kumva ndi buze kubivamo muri cya gihe cyo gutwikurura, nkahita mbabwira ko nanze umuhungu wabo. Marene yaravuze ngo ibyo ni ibiki se? Mpita mubwira nyine impamvu, arambwira ati hangane, icyo ni ikintu mugomba kwicara mukabiganiraho, ntago ari ikintu cyatuma uhita uva mu bukwe ngo ni uko yakwangiye umwana. Ndamubwira nti Mare, yarankunze uyu mugabo, ankundana n'ibyanjye byose n'umwana nabyaye, ari nawo cyo cyatumye mfata umwanzuro wo kubana nawe, kuko nta gahunda yindi nari mfite yo kubyara, kongera gushaka, bitewe n'ibyo naciyemo kuri uwo mwana. Numvaga narahuzwe igitsina gabo, ariko uwo mugabo yampaye urukundo, rero nirwo rwatumye mvuga ngo nshake, nongere nshake. None nawe ku munota wa nyuma atangiye kunyangira umwana. Nise aranyangira umwana, ndamushyira he? Ndamushyira nde? Bakunzi, inshuti zanjye,
nicaye aho ngaho ubukwe bwarangiye ntasetse, kwa kundi baseka habe n'inyinya nigeze nerekana. Ariko reka mvugunagure, ubu tuvugana nta nubwo ndamara amezi 4 mu rugo nubatse. Ntago tukibivugaho rumwe kubera uwo mwana. Rero hari igihe uca mu kintu ukagicamo bigutunguye, utazi, utari bubashe kwifata cyangwa utari bubashe kugira kuhita ubona umwanzuro ako kanya. Nanjye nabuze umwanzuro, ariko ntago umugabo tubanye neza nk'uko bikwiye. Umwana wanjye namureresheje kuko nta babyeyi ngira, namureresheje ku nshuti yanjye, mwoherereza amafaranga. Umugabo naramubwiye nti rero reka nkubwire wa mugabo, tumaze amezi 4 ariko ntago nzemera kuryamana nawe utarafata umwanzuro wo kwemera ko umwana wanjye aza muri uru rugo. Bitise uzishakira undi, cyangwa se urebe umwanzuro wafata wowe ubwawe, kuko n'ubundi ni wowe wateje ibibazo byose. Rero bakunzi ba MTV, impamvu ntanze ubu buhamya ni ukugira ngo ugire uwo bufasha, cyangwa se utaraca mu bintu ahuye n'iki kibazo, cyangwa se wakinyuzemo, amfashe kugira ngo nanjye mbashe kumanaginga cyangwa uburyo nacyitwaramo. Kugeza uyu munsi ntago ndiyakira, urugo nubatse rumeze nkaho rutariho kubera icyo kibazo. Rero mumfashe rwose ndabinginze, kuko ni ikibazo gikomeye kandi uwo ari we wese yagicamo. Ariko twese burya abantu ntago twakira ibintu kimwe. Hari ubicamo akamenya buryo ki abyakira, hari n'undi ugicamo bikamunanira kwiyakira. Nanjye rero ndi muri abo, ndagira ngo nanjye mumfashe, cyangwa se mungire inama y'icyo nakora. Murakoze.